Reka mbanze nshimira Imana. Imana yampaye umugabo singwe ku ziko, kandi ntimupfushe mbere ngo mbe ruhanga rubi ntarashyingirwa. Namukuyeho inyigisho nyinshi kuko twasezeranye kubana mu byiza no mu bibi kugeza dupfuye cyangwa urupfu rudutandukanije, none murarureba rwadutandukanije. Ibi ndabishimira Imana cyane kubera yuko uko byagenze kose amasezerano ubu twarayujuje. Ndamushimira rero ko yagize umugisha wo kuzuza amasezerano ye, dore ko yari n'umuntu wanga ikintu cyitwa divorce. Hanyuma ikibi gikomeye cyane Imana yampanye nawe ni aka kaginga ka kanseri nk'uko bakise. Iyi kanseri yamugiriye nabi cyane, itugirira nabi cyane, iramugerageza mu buryo nakunze gusoma Yobu nkavuga ariko se hari umuntu ujya arusha Bibiliya kuvuga ukuri? Wenda nuko byari bindiho, ariko ngewe ntekereza nabonye dushobora kuba twarageragejwe harenze aha Yobu. Ariko nk'uko umuntu agera umunyamubiri, yarabanje ariheba cyane ko twabaye mu bitaro, akajya abona abantu batinzeyo cyane ababo barabataye. Aha ndahatinda kugira ngo inyigisho imwe nshaka kwihera abashakanye niyo muri Matayo 25:31 gukomeza, aho za Ruhaya na Rugeyo zizaba ziri imbere y'Imana bakavuga ati nari nshonje ukamfungurira, nari ndwaye ukansura. Nugasanga umugabo arasura abandi barwayi, umugore we iyo arwaye nta musura. Niba utamusura kugera ku ndunduro, niyo wasura papa na perezida sinzi kuzahagarara mu nta muzajya muri Ruhaya. Umugore nawe nuko twabonye amahano y'abantu, umusore ababyeyi bakamurwaza hariya muri ICU muri HDU, agasigara k'impabe, agasigara ariho ariko atariho. Ubwo rero yabanje no kwiheba agatekereza ati ubu nanjye nicyo gikurikiye. Ndibuka hari umuntu umwe yitwa Odeta wa Mariya, yigeze kumpanurira atabizi kuko niyo dayirema twabagamo buri gihe, turi muri Ubuhamya. Kubera yuko abenshi nyine bataye ababo bakabasigira abaganga, Ndahiro yabanje kwibwira yuko wenda natwe tuzananirwa kuko kanseri ntabwo ari indwara yica umuntu vuba, kandi nta n'ubwo ikira kuri benshi ntikira. Ubwo rero urumva ukuntu yabitekerezaga. Umunsi umwe mbwira abana, ntumva twebwe tugiye kumubwira ngo we are in this together. Nabivuze mu Cyongereza. N'uwo mudepite kumwe na bagenzi be badusuye mu bitaro mbisubiramo, ndababwira ni we are in this together till the end. Tumaze kumubwira gutyo, yagize imbaraga nyinshi cyane. Niyo mpamvu yagiye ahwera inshuro nyinshi tukagira ngo arapfuye akazuka, kuko yabonaga yuko uko bizagenda kose atazasigara ari ku gasi, agasigara wenyine kandi akeneye abantu, kandi serivisi yarakeneye ziranagoye, mutagira ngo nizo gusura umurwayi rimwe. Hari abantu bambazaga amakuru nkababwira nti nta makuru ngira, kuko amakuru ye ntiyaravugitse. Wambaza byinshi nti uzi uyu munsi umwirirweho. Hari bamwe bazaga akambwira ati ndagusezeye nabibonye, ntacyo nzongera kukubaza, bye bye. Byari bikomeye, ariko yagize ubutwari rero, yarababaye ariyakira. Ubwo ntago nababwiye ko Ndahiro ari umunyeshuri wanjye w'agatigisimu muri Kiliziya Gatolika. Ndahiro twashyingiranywe ari njye wamwigishije. Icyo gihe bari bakiri mu gisirikare batagira umwanya. Padiri mukuru wacu ari Padiri Kibanguka, ngira ngo abamuzi bazi ukuntu yari akaze, ariko buriya Padiri Kibanguka abantu bakaze bajya banyorohera. Ndagenda namusobanurira, ngenda umukristu, ngenda umukateshiste. None rero umugabo wanjye na barumuna be babiri ntago bashyingirwa gipagane, kandi ndi umukristu, kandi nanjye sinzashyingirwa gipagane. Nzabigisha mbazana ubabaze.
hanyuma udusezeranye. Ndabigisha Ndore Rurinda na Kagame Andrew na Ndahiro n'abagore babo, nanjye mba mwarimu kandi nanjye ndi umugeni. Ubu none abanyeshuri banjye, ariko nabigiriyemo akaga kuko abonye ari umunyeshuri wanjye yatangiye agira ngo Imana ni iya Odeta. Twagira ibibazo ati yo Kanyago atubwira ya Mana yacu, ya Mana yawe nk'iya Mose. Hanyuma nkavuga ntingira ngo ubu ningira ibyago nkakora ikosa azayivaho. Ngira amahirwe mu makosa yose nagiye nkora ntiyatumye ayivaho, nubwo atari umwemera cyane. Ageze aho mu kwiheba yivaho, aranambwira ati yarakwibagiwe. Ariko bigeze hagati ahindukirira Imana, niho njya gusoreza. Ndamubwira nti rero ya Mana wavuga ngo ni yanjye ni yacu twese, iyo nyisenga ndayibwira ngo uyu muhungu wawe Ndahiro yanonganyije yangiriye nabi, cyangwa uyu muhungu wawe Ndahiro yankoreye byiza. Uri umuhungu w'Imana nk'uko ndi umukobwa wayo. Muri ibi bihe tugezemo bitagira igisubizo, niyo yonyine yatworohereza. Kuva uwo munsi mu mezi yo mu kwa munani nibwo yiyeguriye Imana burundu. Amaze kuyiyegurira niyongera kujya yumva n'ububabare kandi ababara, akajya bwumva buke, imiti ntiyari ikimufata, ibyo bita penikira. Agakomeza kwihangana turinda tugera ku munsi yatahutseho, iminsi 3 mbere ya koma, turi mu rugo atabashaga kugira icyo afata, anywa isupu yashakaga, ati dusenge dusoma umubwiriza byose ni ubusa, ikiruta no kwihambira ku Mana. Aratobora aravuga atavugaga ati ndabona umwami Mungu. Wazi Mungu kuva kera nyine ntiyigeze avuga Imana ngo yahunze bavuga Mungu mu Giswahili. Ndabona Imana Mungu mu ijuru byegeranye na kiliziya, arekera kongera kuvuga kugeza uyu munsi. Nkibwira rero yuko yabonekewe, ngira ngo yabanje mbere kugira intambara, ariko ageze aho abona ageze ahegereye Imana. Ndanga kurondogora. Imana imuhe iruhuko ridashira, ishimirwe cyane kuba impaye ijwi ryari ryagiye. Nakoze nihuta nibagirwa nsimbuka nirengagije, ndagira ngo mbashimire mwese. Mbashimire mu buryo bunyuranye, nagiye kuvuga inzego uko muri aha n'abadahari, mwatubaye hafi mu bihe bikomeye, mwaduteye inkunga cyane y'imbaraga ku mutima, ariko n'inkunga materiel twagiye tuzibona. Twabonye urukundo, nabyo byamuteye imbaraga zo kwizera yuko nta wamutererana. Imana ibahe umugisha kandi imwakire mu bayo.